Nshuti muduteze amatwi twongeye kubashimira ko mukurikira amasomo yacu n'amahugurwa twateguriye abaririmbyi n'abacuranzi bakora muzika ihimbaza Imana. Kuri iyi nshuro turacyakomeje cya kigisho cya kabiri kigisha ibyerekeye amajwi no kuririmba, ariko noneho muri no video ya gatanu tugiye kubagezaho intambwe ya gatatu mu ntambwe enye z'ingenzi zifasha umuririmbyi cyangwa se zituma umuririmbyi aririmba ijwi ryiza. Iyo ntambwe ya gatatu twayise the sense of singing. Mwibuke ko intambwe ya mbere ni uburyo ki uhagarara, uburyo ki uhumeka, uburyo ki ukoresha umwuka wawe cyangwa se no kwicara ko wicara neza, uko utegura umubiri wawe no gutegura ibitekerezo byawe, ariho harimo mu cyongereza exercises of flexibility. Umubiri wawe ukaba uri flexible, noneho ibitekerezo byawe bikaba biri hamwe, utari gutekereza ibindi ahubwo rwose ufite focus ku cyo uri gukora. Iyo myitozo bakayita mu cyongereza exercises of relaxation. Noneho rero hakaba imyitozo yo guhumeka, twarayikoze muri za video zitambutse, nanone ariyo bita breathing exercises. Noneho rero kumenya gukontorora umwuka wawe, kucunga neza mu gihe uri kuwukoresha, we kugushirana cyangwa se ngo ufate mwinshi cyangwa ufate mukeya, aribyo bita breathing control. Noneho rero ibyo twarabyize, hanyuma twakurikijeho n'indi ntambwe ya kabiri nanone ivuga uko ukora ijwi, utangira kurema ijwi rifite inyuramatwi nziza, aribyo twise the sound of singing mu cyongereza. Bishatse kuvuga nanone kuko buri munyajwi eshanu dukoresha hari ukuntu uba ugomba kuzishyira mu kanwa neza, ku buryo zitazi imbere, zitazi inyuma, zitajya ku ruhande, ahubwo ziri mu mwanya mwiza, ku buryo n'uri kukubona uri kuririmba aryoherwa n'ibyo uri gukora, uri kuvuga, ku buryo ashobora gutangira kwibwira amagambo uri kuririmba kandi atari yanayumva. Hanyuma rero muri ino ntambwe ya gatatu tugiye gukomeza nyine tuvuga uburyo ki noneho twumvikanisha neza amagambo turirimba. Kumvikanisha neza amagambo uririmba ni ikintu cy'ingenzi gituma usohora ijwi ryiza kandi uri kuryumva, akumva noneho bya bindi uri kuririmba biri mu magambo mu buryo bwiza. Nongere mbibutse ngo nyuma yo gutegura umubiri wawe neza, nyuma yo kwiga no kumenya no gukora imyitozo myinshi yo gukoresha umwuka neza no gukora ijwi mu iforomo yayo, kuvuga inyajwi neza, dukurikizaho rero noneho uyu mwitozo y'intambwe ya gatatu nyine yo kwitoza kuvuga amagambo turirimba neza. Akenshi byumvikanira mu buryo tuvugamo ingombajwi. Kare twahoze tuvuga muri video zatambutse, video ya kane twahoze tuvuga inyajwi, kuririmba inyajwi no kuzivuga neza, ndetse dukora n'imyitozo igendana nabyo. Ubu noneho rero noneho tugiye kwibanda noneho ku ngombajwi, kuko ingombajwi ari nazo zibyara ibihekane n'ibindi, nibyo bituma noneho tugira the good sense of singing, ukumva ibyo turirimba nanone biri kumvikana neza. Ingombajwi zigomba kuvugwa no kuririmbwa mu buryo bwumvikana. Mu cyongereza hari uwanditse aravuga ngo the consonants must be active. Nuvuga ngo niba uvuga ingombajwi hakaba harimo nta gukabya, not over articulated, ahubwo wumvikanisha igisobanuro cy'ijambo n'interuro ushaka kuvuga, utazitsindagira cyangwa ngo ushyiremo imbaraga z'umurengera mu mvugo yawe. Urugero ni harimo nagiye nkunda gutembera mu Rwanda, kuva mu burengerazuba mu karere ka Rusizi hitwa za Bugarama, hasi cyane kuzagira mu burasirazuba bw'u Rwanda hitwa mu Mutara na Kagitumba. Narahageze hose ngenda nsura amatorero menshi aho abantu baririmba, amakorari, nkoresha amahugurwa. Iki gihugu hari n'ibindi bihugu duturanye, n'ibindi bihugu bya Afrika nka za Niger n'ahandi, noneho ibihugu by'i Burayi, ibihugu byo muri Amerika aho nageze, muri za leta za Amerika aho nageze, ahenshi nkaho nasangaga abanyarwanda bari kuririmba, ngasanga hari ukuntu abenshi bakunda gukoresha amagambo nabi, bayavuga nabi, noneho bikaba atari byo. Yenda akaba ari kuririmba ururimi rw'ikinyarwanda ariko agashaka kururirimba nk'uririmba igiswahili cyangwa se urundi rurimi rw'amahanga. Oya, ahubwo mu by'ukuri ururimi rwacu turuvuga nk'uko ruri, kandi no kuririmba tukaririmba nk'uko tuvuga mu buryo bwiza. Kuko niba ugiye kuririmba ngo Mwami Yesu turagushima kuko waduhaye agakiza, niba ndirimbye nk'iyo ntero n'urugero,
ntabwo twarimba, hari nk'asanga bari kurimba ngo mwami Yesu turagushima kuko waduhaye agakiza, mwami Yesu turagushima kuko waduhaye agakiza. Urumva uwo muntu ntabwo ari kuririmba neza, ahubwo vuga ururimi ruririmbe nk'uko ruvugwa. Ni mwami Yesu turagushima ko waduhaye agakiza. Agakiza ni agakiza, ntabwo ari agakiza turagukunda nuko turaje, oya, ni turaje, ni turagukunda, ni turi kumwe, oya, ntabwo ari byo, ahubwo ururimi baruririmba nk'uko ruvugwa. Ni ngombwa cyane rwose tubyiteho cyane cyane, kuko cyane cyane nk'abaririmba mu makorali usanga ari urubyiruko, hari ukuntu bagenda bahindura ibintu, murambabarira, ni ukugira ngo tubakebure. Ikindi kintu cya kabiri nuko ingombajwi zigomba kuririmbwa mu buryo bwihagije, mu buryo bwihagije. They must be efficient. Zigomba kuririmba mu buryo bwihagije. Aha ndashaka kuvuga iki? Nta cyuka kibiherekeje cyane cyane nko mu gutangira cyangwa mu gusoza interuro. Ni uvuga ngo nk'ahatangira nka paradizo, ni paradizo, ntabwo ari paradizo, ni vuga paradizo, ntabwo ku buryo wumva hari icyuka kirimo. Niba ari ni tabara abantu bawe Mana, tabara abantu bawe. Nuvuga ngo ntabwo ari wumve tabara abantu, no, niba tuvuga ni neza, sibyo? N'indi ntambwe ya gatatu ituma twumva ijwi ryiza rinogeye amatwi. Nakunze gutanga urugero ngo ijwi rimera nka kwa kundi urya ikirayi, hakaba ari ikirayi cyahinzwe mu butaka bwiza, noneho ukakirya mu kanwa ukumva rwose gifite gu, n'ijwi naryo tugomba kuriha gu. Haba rero ubu ni intambwe ya gatatu, gu iva mu buryo tuvuga ingombajwi. Niba tugiye kuririmba turi Abanyarwanda, niba tugiye kuririmba ngo tabara abantu bawe, ntabwo ari tabara abantu, ni tabara, ahubwo ni sibyo? Noneho rero n'ibindi ijwi rero nta bindi, ingombajwi nta bindi bigomba kuziherekeza, nta bindi, ubundi buryo bwo gutuma twumvikanisha neza, tugira uburyohe mu ijwi dusohora. Ikindi kintu cya gatatu nuko ingombajwi zigomba kuririmbwa mu buryo buhamye. They must be precise, sibyo? Noneho rero uvuga ngo guhuza ingombajwi n'inyajwi bigomba gukorwa byumvikanisha imvugo y'ururimi rurimbamo neza, nta kurya amagambo, gukoresha neza ibice by'umubiri biyobora amagambo nk'iminwa, amenyo, ururimi, ukabikoresha neza, kandi amagambo akinjira neza mu njyana yayo. Dukunda gukora ayo makosa nk'uko nabivuze haruguru, no mu gihe tuvugira imbere y'abantu. Dukunda gukora ayo makosa, nkunda kubibona, ukabona nk'umuntu umuhaye umwanya wo gushima Imana mu rusengero, noneho aho kugira ngo uvuge ngo haleluya, ukumva ngo haleluya, nanjye ndashima Imana mu mutima wanjye. Nuvuga ngo oya, uvuga neza uvuge ngo nanjye ndashima Imana mu mutima wanjye, ntabwo ari haleluya nanjye ndashima Imana mu mutima wanjye, ntabwo ari mu mutima, ukumva umuntu si mu mutima nako si mu muki, ahubwo ukumva ntabwo bivugitse neza. Tuba tugomba rero kwiga kuvuga ingombajwi dukoresha bya bindi avuze mu bice bigize ingingo zikora ijwi, ibyo nise articulators. Muri cya gice cya kane umubiri ukora kugira ngo ijwi risohoke, harimo igice cyitwa articulation, kwa buryo bwo gushyira ingombajwi mu murongo mwiza. Hano rero naho ni byiza kugira ngo nk'uko tuvuga aba ari nako dushobora kuririmba, ni ukuvuga ngo tutirya ibintu tutabihindagura, ahubwo tuvuga ururimi mu mwanya mwiza. Noneho rero harimo n'abaririmba wumva ubona bashaka kwigana abanyamahanga, n'ibyo nababwiye. Aho nakuriye hari hafi ya Kongo, noneho ku buryo wumvaga mu gihe cyacu turi urubyiruko ngahora mbahugura nkabwira nti mwe kwigana, ririmba uri umunyarwanda, yo gushaka kwigana abo muri Kongo n'abandi, yo gushaka kwigana ab'i Burundi ko nabo twari duturanye. Oya, Kinyarwanda ni Kinyarwanda, uwo Murundi azaririmba nk'uko Umukongomani aririmbe mu Giswahili, muri Ingara, mu rurimi rwe, ariko nawe noneho ukumva ngo hoya yashaka
kuririmba indirimbo akumva nibwo biryoshye cyane. Ikintu washakaga n'agakiza kanje kuko wankunze cyane cyane. Oya nibara ikintu washakaga ni ikintu washakaga, ikintu washakaga n'agakiza kanje. N'agakiza ntabwo ari agakiza, ntabwo ari agakiza, ni agakiza, agakiza. Tugerageze rero kugira ngo tubikosore bene nk'ibyo bintu bituma tuvuga ingombajwi mu buryo bwiza kandi bigatuma birushaho kumvikana mu buryo. Turakomeza mu kanya tubabwira n'indi myitozo ituma twumva tugira the good sense of singing. Abahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda ndabinginze abantu bize ikinyarwanda muzanyunganire, muzamfashe uko nagerageje kubishakisha mbihuza n'ibyo mu cyongereza, mu buvanganzo bw'icyongereza cyangwa se bw'igifaransa bikangora. Ndabasabye rwose ubundi abaririmba abakunda ibi bya muzika turafashanya cyane, ntabwo turwananya, ahubwo ufite icyo yungura undi acyungura agifashisha uwundi, tuba dukundanye cyane. Ndagusabye rero uzagira amahirwe kubona iyi video kugira ngo uzanyunganire uzi ikinyarwanda cyane kundusha cyangwa se icyongereza cyangwa igifaransa, kuko nk'ibyo ngiye kubabwira naje gusubira mu masomo nize mu ishuri nsanga hashize imyaka nka 35 hafi 35 babinyigishe mu ishuri. Nibigendana n'ibice bigize inyuguti muri alphabet y'ikinyarwanda kuva kuri A kugera kuri Z. Nuvuga ngo cyane cyane nk'ingombajwi bazishyira mu byiciro bitandukanye, hari nk'izo nagerageje kwita ngo ni inyamunwa, ariko mu cyongereza babyita labials, inyamunwa cyane nka ba na pa. Noneho rero ariko nk'iyo uvuga ba bisaba kugira ngo wongeremo akantu kakuka gakeya mu ntangiriro kugira ngo igire ireme ryayo kandi yumvikane neza, cyane cyane nk'iri kuririmba mu kinyarwanda. Tuvuge niba ndi kuririmba ngo bariyo migisha nonaha iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Nuvanirwa bariyo migisha nonaha. Urumva ntago twaririmba ngo ba, nubwo ba ari ba, ariko ntago twaririmba ngo bariyo migisha nonaha, ahubwo hazamo akuka gake bariyo migisha nonaha. Urumva kuri ba, nubwo ba yari sanzwe ari ba, ariko none tujya kuririmba kubera ko nibyo bita diction mu kinyarwanda, kuririmba, kumenya kuririmba mu rurimi. Ariko nk'iyo ari umuntu w'umunyamahanga babwiye kuririmba akayibona, wahita atangira ngo bariyo, cyangwa se bavuga Kigali, ubundi bandika Kigali ariko bagaprononce cyangwa se bakavuga Kigali. Abantu b'abanyamahanga bajya bakunda kubimbaza cyane. Ntabwo rero navuga ngo ntuyi Kigali, ahubwo uravuga ngo ntuyi Kigali. Nuvuga ngo rero ugomba kwiga kuririmba mu rurimi, kandi biri mu kinyarwanda tukarimbamo neza, igiswahili, icyongereza, igifaransa, ururimi rwari rwose ushaka kuririmba rugira amategeko rurimbwamo, ari byo bita diction mu rurimi runaka. Ikindi harimo nk'inyamenyo mu ngombajwi ugomba kwiga. Nimbibutse ko ari ya ntambwe ya gatatu ya the sense of singing, uburyo ki tumvikanisha neza amagambo turirimba cyane cyane dukoresheje ingombajwi. Inyamenyo mu cyongereza nibyo bita dentals, nuvuga ngo zikoresha amenyo, nka ja, urumva ja, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, nejejwe n'Imana, nejejwe n'Imana mu muti, je ntago nejejwe cyangwa nejejwe n'Imana, ahubwo tugiye kuririmba nejejwe ni ni nejejwe nyine ukayivuga neza. Hari nk'izitwa inturiki. Inturike ni plosives, za zindi navuze za p. Hari aho bizaba ngombwa ko ari ururimi rw'ikinyarwanda uri kuririmba noneho ukoreshe izo nturike niba ari p. Natanze urugero paradizo, paradizo ni urugero, ni indirimbo ndi guhimbira hano, ariko niba bavuze paradizo ntabwo navuze ngo paradizo, oya, kugira ngo utandukanye pa na ba nuko ho pick hazazamo akantu k'inturiki. Hari inyesonga shinya, ibyo bita labial dentals, cyane cyane nka t na z.
na izo ni inyesongashinya. Abize ikinyarwanda cyane nk'abize za kiye n'abize muri Université y'u Rwanda, abize ubuvanganzo kera, muzamfasha muzambabarire. Hari inyamazuru, izo bita nasal continuant mu cyongereza, inyamazuru izo wumvikanisha hano uri kuva no, okay, urumva ujyanye mu mazuru hano. Noneho rero hari izo nasomye muri dictionnaire nisanga ngo ni incarusenga, ariko ntabwo nzi niba ariko bivuga mu kinyarwanda, nanjye ntaza gukora ya makosa, muzanyunganira mu mfashe. Ariko nk'iyo vuze ka na ga ka na ga, okay, garuka niba ari garuka ni ga nakangwa ka kuko ni ka. Urumva twiga kuvuga ka, twiga kuvuga ga mu buryo bwiza. Noneho rero nongere mbibutse ko nagiye kureba mu buryo bw'ubumvanganzo bw'icyongereza kugira ngo yenda bidufashe kubashobora kucyumva. Habamo ibyo bita voiced consonant n'izindi bita unvoiced consonant. Noneho rero nk'izikoresha iminwa za zindi za labials, noneho rero izikoresha lips za b. Niyo mvuze ijambo Bob, nzabivuga neza Bob ni b, cyangwa se papa ni papa, okay. Za zindi zikoresha amenyo, dentals, niba ari d, niba ari j, niba ari t, okay. Za zindi ziri plosives zirivuga k nka kick cyangwa se god, urumva harimo kick, harimo akantu. Noneho rero niba ngiye kuvuga nka mom cyangwa se nine mom 9, urumva nzashyiramo hano hejuru, okay. Niba ngiye kuvuga nka sister cyangwa se zebra, okay, urumva harimo iyo s, iyo na z, okay. Noneho rero hakaba n'ibyo bita nka breath sounds, nuvuga ngo ni amajwi ariko akoresheje nk'umwuka, ingombajwi ariko zijemo umwuka. Niba mvuze hot nka h, hot nka hot, urumva ndongeramo icyuka iyo ngiye kuvuga hot, cyangwa se which harazamo akantu ka which ariko gakeya, okay. Noneho hakaba n'izindi tukunda kuvuga nabi cyane cyane mu kinyarwanda, kutamenya gutandukanya r na l, cyangwa se mu gifaransa r na l, okay, ra na la, okay. Dukunda r na l, ra na la, okay. No ngo dukunda kubyitiranya cyane niyo turi kuvuga igifaransa, akenshi dukunda kubyitiranya cyane, ariko ni byiza kugira ngo twite ku rurimi tugira gute turirimbe. Hari izindi nanone izindi zivanze, ingombajwi zivanze, nkaho dukoresha nko mu cyongereza, iyo turi kwinuma mu cyongereza aho dukoresha think, okay, th. Iyo tuvuze think tuba tugomba kubikora neza. Iyo tuvuze that th kuri that, okay. Iyo tuvuze with iyo, okay. Iyo tuvuze she is, okay. No, iyo tuvuze nka vision iyo vision, okay. Iyo tuvuze chat iyo ch, okay, iyo chat. Iyo tuvuze nka just, okay, just wandika just, okay. Iyo tuvuze box iyo box. Iyo tuvuze nka legs, okay, legs, urumva izo ngomba, ibyo bihekana n'izo ngombajwi tuba tugomba kwiga kubivuga neza cyane. Ibi rero bituma tugira icyo bita clarity of diction. Ni ukuvuga ngo mu cyongereza bituma turirimba mu rurimi neza, kandi bigatuma abatwumva rwose bazumva ibintu byiza biri pleasant, binogeye ugutwi, biryoheye ugutwi, binyuze ugutwi. Wavuga ijambo umuntu agahita aryumva, agahita arikacinga neza bitamugoye, ku buryo n'umuntu ufite ikibazo mu rurimi ahita bifata neza. Naho ubundi ndagira ngo mbaho umwitozo, akenshi uzumve indirimbo turirimba muri kino gihe uzayitega amatwi, kandi waravukiye mu Rwanda uzi Kinyarwanda, warize mu Kinyarwanda,
ariko wiha umwitozo urebe mu makorari turirimba, ufate nk'ikorari utazi wumva indirimbo yayo, ubundi ufate agakaramu n'urupapuro, ubundi wiha umwitozo wo kwandika ayo magambo bari kuririmba. Akenshi uzasanga hari ibyakuyobeye kandi nyamara bari kuririmba mu rurimi rwawe rwa kavukire. Niyo mpamvu rero mu buryo turirimba, intambwe ya gatatu ituma twumvikanisha neza amagambo turirimba aribyo bita the sense of singing, nuko tugomba kugira cya kindi nise mu Cyongereza clarity of diction mu rurimi turirimba. Aribwo buryo rero buduhesha kuvuga ingombajwi neza mu mwanya mwiza, inyarusenge zikaba ari inyarusenge, inyamenyo zikaba ari inyamenyo, inyamunwa zikaba ari inyamunwa, inyamazuru zikaba ari inyamazuru, inyarusenga zikaba ari inyarusenga, mu bundi buryo n'ubundi. Hanyuma rero mu kanya turakomeza dukora imyitozo noneho ijyanye n'intambwe ya gatatu kugira ngo bidufashe kugenda neza.